mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Nduba nta yindi nkuru irimo iragenda ihavugwa cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ni inkuru y'umubyeyi ubuzima bwiwe bwose yabwimuriye mu ishyamba. Ni umubyeyi rero umubonye mu maso ukamubona n'igihagararo, murabona ko ari umubyeyi umeze neza cyane, ari umubyeyi mwiza cyane udafite ikibazo na gito, ariko iyo akuganirije nibwo wumva agahinda yahuye nako. Byinshi rero urimo uragenda wibaza ku cyatumye uyu mubyeyi afata iya mbere ubundi akayoboka iy'ishyamba, nibyo tuje kugenda tubasobanurira mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero dutangire n'inkuru yacu, aho umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka 50 y'amavuko yahuye n'uruva gusenya, ubundi afata iya mbere agana iy'ishyamba akaba ariho yibera. Uyu mubyeyi rero iyo umuganirije avuga ko icyatumye afata iya mbere ubundi akajya kuba mu ishyamba kuko nyine inzu yari atuyemo baje kuyisenya, ubundi akabura aho atura ngo kuko nta n'amafaranga yabona yakodesha inzu yabamo. Byinshi rero uyu mubyeyi yagiye atangaza ndetse n'icyo abaturage ubwabo nabo bagiye batangaza, nibyo tuje kugenda tubagezaho icyo umubyeyi yatangaje ndetse n'icyo abaturage nabo batangaje. Usanze aha ndimo ndasaba ibiryo nta kindi, hasi ndaharara simparara. None ubu ngubu tuba hanze, umwana arara mu binani nanjye ndara mu binani, acukwa nanjye nkacukwanjye, tukirirwa dusaba ibiryo gutyo. Uhishije adukoreramo, ubu ntiduteka ntitugira gute, ni ukuzirira gutyo uhishije akadukoreramo. Usanze aha ndimo ndasaba ibiryo nta kindi, hasi ndaharara simparara. Nta muyobozi navuga ngo nzi umuyobozi runaka ungirira neza cyangwa ungirira nabi. Iyo umuyobozi abaho mba naramaze iyo minsi mu ishyamba. Ikinani kiri hose turagenda tukaryama. Nkunda kwirarira epfo mu matongo, ndagenda nkirebera amatafari nkiryamiraho, bugacya nyine nkigendera, nakuka nyine ishyamba nkarebaho nsaba ibiryo nuko bankoreramo, nkakomeza gutyo nkazenguruka nkazerera. Ubundi mu bana nari mfite abana 6, 2 barapfuye. Umusazi ku gasozi, mbambaye umuntu utaye agaciro, mbambaye mbese umuntu w'ubusembwa buratangira, bumaze nko mu gihe cy'imyaka hafi 15 birimo cyangwa inarenga. Ngenda ndwagwana gutyo, nakora ku muturage ati byawe ntabyo nzi, nakora ku bundi ati byawe ntabyo nzi, najya hirya ati byawe ntabyo nzi, mbese mbaho gutyo muri ubwo buzima kugeza ubu ngubu ndi mu ishyamba. Ubuzima bwe ni bubi, ntacyo afite arya, kwirirwa gutya agenda gutya, aho ageze agasaba. ngo isarara ko ari ukurara aho abonye harinze agira. Reka ntacyo, ni ukurara. Ubwo se ko nta mafaranga afite ngo wenda yatanga n'ubukode. Ibibazo agomba guhura nabyo. Ese umuntu urara mu matongo aho hose, azenguruka mu matongo hose, urumva nta kibazo afite? Ubwo rero twakoraga iyi nkuru twagerageje kuvugisha inzego z'ubuyobozi, haba ari iz'umurenge wa Nduba ndetse n'izindi nzego zose zigiye zitandukanye. Nta kintu zigeze zidutangariza, gusa nihagira icyo zidutangariza tuzabigarukaho mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Gusa hari andi makuru avuga ko uyu mubyeyi asanzwe afite ikibazo cyo mu mutwe, kuko atabuze ahantu aba ngo yafata iya mbere akajya kuba ku mubyeyi we cyangwa akajya kuba aho yashatse. Ati rero ntabwo biyumvisha impamvu uyu mubyeyi yaje guteza umutekano muke muri uyu mudugudu wa Rebero. Rero tuzakomeza tubakurikirane byinshi byerekeranye n'iyi nkuru, icyo ubuyobozi buzaba bwatangaje ndetse n'izindi nzego zose zizaba zatangaje ku gahinda uyu mubyeyi yahuye nako. Reka rero natwe tubashimire mwe tuba twabanye mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi.
munsi. Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe mu byuma murimo byose bigiye bitandukanye.